awe mu bukwe zatumye umugore akubita umugabo we ishoka. ubundi ukora divorce ujya hehe ko ari ishyano ryateye iby'ubu ngubu. uzi ikibitera nugaruka neza uzasanga ari ubutunzi. Nabyo bizagiye mu itegeko bajye batwishyura amafaranga twatwerereye. Byaba byiza cyewe mbona, ariko byatuma hari umukobwa niba twaramutwerereye atugarura amafaranga yacu, umuhungu niba twaramutwerereye nawe atugarura amafaranga yacu. Ni intwererano z'abantu, hanyuma ufata amafaranga y'abantu ujye kuyakiniramo. Uzi gufata amafaranga yawe ibihumbi 100, ibihumbi 200, hanatwerera miliyoni. Tutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data wa twese, weho mukunzi wacu ubana natwe 5 kuri 5. Dufashe uyu mwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye. Dufashe umwanya tukwifuriza gura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwawe burushe kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva ni Ngoboka Miriam Theo. Nkuko uri kubibona kuri kamera turi kumwe na Pastor Shimiye Jean Marie Vianney. Pastor umeze neza? Ewana meze neza cyane. Ndashima Imana ko Nyagasani yampaye kubaho. Ariko ndarwaye, maze iminsi ndwaye cyane nk'iminsi 3. Nari maze iminsi meze nabi, ariko ndashimira Imana ko Imana yongeye kuma ubuzima n'impagarike. Reka mvuge nka rya jambo rivuga ngo iyo ndwara urwaye si yo kukwica. Ntago ari yo kunyica yo, kuko kenshi indwara niyo guhesha abantu Imana icyubahiro. Ubundi kenshi ngiye sinkunda kuvuga cyane ibibazo byanjye. Iyo nabifite njya mu nzu nkaryama nkarwana n'Imana n'amasengesho nkabona birakunze. Yego. Kandi urabona iyo yagutije umwuka, wibuke ko hari abo mwafatiwe rimwe, ubu ngubu bakaba barangije kwamburwa umubiri neza neza. Nyine kenshi nkunda kubibwira abantu nk'abantu, nubona uhumeka, njyewe niriwe ndi muzima, ndabyuka njya mu kazi kanjye ka buri munsi nkora. Nagomba gutwara umwana ku ishuri saa 9, mujyana ku ishuri. Ngeze ku ishuri niho nafatiwe. Umujyana nuzuzaga impapuro zo ku ishuri, mba ndafashwe ndaremba pe kuhava. Mana yanjye, urabona umuntu nk'ame lift, sinzi ko nari buzagere mu rugo. Umama wamaye lift, Imana imuhumugisha, yarahagaze gusa arantwara, ntabwo namuhagaritse. Sinkunda ntabwo umenya gusaba lift. Ngiye udahagaze singuhagarika. Nari meze nabi, mbona arahagaze, ngenda mu muhanda, ati wagiye mwaguhaga lift. Ewana arantwara pe, Imana imuhumugisha. Uzi ko naje gusanga gufatwa n'indwara ni ibintu biza nk'umurabyo, ugahita wumva urafashwe neza neza. Buriya umuntu ashatse yajya yiyeza buri munsi, kuko urupfu turarugendana, rutubamo, dutuwe mu rupfu. Kandi kurwara, rega buriya ni nko kubona imodoka, none se imodoka iva mu Mutara cyangwa Nyagatare yajya muri Feruje igapfa, kandi yaje igenda y'umupolisi, cyangwa se ugahagarara muri Feruje gutya ugafata ukajya kuri demarage, wajya guhaguruka imodoka igahita ipfa. None se ubundi byageze bite? Yavuye mu Mutara igenda, ivuye muri Feruje irapfuye. Wabisobanura utese? N'umuntu niko ameze. Abantu nibajya bibuka, nibajya babona bari gushima Imana, bagahumeka umwuka w'ubuntu, bagatambuka bakavuga bikemera, nibashaka bajye bashima Imana, bamenye ko ari iby'ubutwari Imana yakoze. Ubundi umuntu ubonye mu gitondo wabyutse, ukabona mu gitondo urabyutse, ukabona mu gitondo urimo kugenda, ukabona amaguru yawe n'amaboko birakora, ushatse washima Imana, kubera ko niba ari ikintu gihenda ku isi ni umwuka. Kandi uyu mwuka dufite naturel, ariko umwuka w'umukora n'uwo uranahenda, uteye ubwoba, uri ku giciro gikomeye. Niba ari ikintu gihenda ni umwuka. Kwa muganga uzajya mu bitaro uzamenye ukuntu umwuka uhenda. Ariko uzi ko tukomeje gukomoza ku mwuka, ku kuntu ubuzima, mpita nibuka nk'abantu babiri iyo bageze ku kigero cyo kwicana. Kuko mbikomoye nke ku nkuru iri hano, wenda reka nyisome.
iravuga ngo Gicumbi, impano bahawe mu bukwe zatumye umugore akubita umugabo we ishoka. Umugore wo mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Nyankenke yakubise umugabo we ishoka, Imana ikinga akaboko ntiyapfa. Bari bapfuye kutumvikana uburyo bwo gukoresha impano bahawe mu bukwe. Yaramuhitanye neza. Inkuru ikomeza igira iti ibyo byabaye mu mpera z'iki cyumweru ubwo umugore yakubitaga umugabo we ishoka ariko Imana igakinga ukuboko. Byabereye mu mudugudu wa Gaseke, akagari ka Kigogo, mu murenge wa Nyankenke. Umunyamakuru w'ikinyamakuru TV1 ubwo yageragayo baganiriye ndetse aganira n'abantu baho ngaho, aho bagize bati abaganiriye na TV1 bagaragaje ko batunguwe n'imyitwarire y'uwo mugore wari umaze icyumweru asezeranye n'umugabo we kubana akaramata, ariko bagahamya ko muri uwo murenge harimo amakimbirane yo mu ngo. Urumva yuko si uyu mugore n'umugabo, muri uyu murenge hasanzwe harimo n'amakimbirane. Inkuru ikomeza igira iti umwe yagize ati twatangajwe n'uko twagiye twumva ngo umugore akubise umugabo we ishoka. Byaduteye gutekereza ndetse tukibaza niba koko abo bantu bari bakundanye. Undi muturage nawe yagize ati ahangaha ntabwo muri iyi nkuru bibisobanura neza, ariko byanga bikunze reka tuvuge niba bari basanzwe babana bagafata umwanzuro wo kuza gusezerana. Bimeze gutyo. Si uko bari bakundanye, niko rero bagisezerana. Kuko yari impano, yari gift. Hanyuma iyi nkuru ikomeza igira iti urumva uwo mugabo yasezeranye ku cyumweru. Yabajije umugore we niba mu byo bari bahawe nk'impano bagira ibyo bagurisha bakishyura amadeni, ariko aramutsembera ngo ibintu byose ni ibye. Mu kumusubiza rero yahise amukubita ishoka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyankenke Uwera Jeanne yavuze ko ubuyobozi bwahise buta muri yombi umugore ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, ubwo ni RIB. Ahangaha yagize ati kandi iyo nkuru mbi twarayimenye, uwakubiswe ishoka yahise ajyanwa mu bitaro bya Kigali CHUK. Ese urumva bagukubita ishoka mu mutwe hanyuma koko ukagarukira hafi? Ibibazo bikomeye. Donc ni ukuvuga ngo muri iyi si harimo ibibazo byinshi. Niyo mpamvu ubona imiryango irimo kugenda isenyuka buri munsi. Reka nshimire leta y'u Rwanda yakuyeho ubu abantu abageni ntabwo bakirahira bakoze ku idarapo. Uzi impamvu? Ni ibintu nk'ibi banze. Uzi gusezerana wakoze ku idarapo ukarikora ku idarapo ry'u Rwanda w'igihugu utaramara n'iminsi 2 ukabakoze divorce. Hari n'abasezerana, hari n'abatandukana batari abana. Cyokoza nanjye kugira ngo nkwice gutya ntabwo twatandukana tutari abana. Hanyuma ibi byose babikuriyeho iki? Babikuriyeho kubera ko babonaga ari ibibazo bisigaye bitera nk'ibi, ugasanga abantu bagiye kwica umuco, kuko ni ukwica umuco. Cya kabiri nta burere burimo. Icya gatatu ni ibintu kwicana bisigaye bituruka mu bintu byo gushaka ubutunzi. Imitungo rero imaze kuba ikintu gikomeye kiraza kwica abantu mu mutwe mu buryo buteye ubwoba, ndetse ubutunzi burimo gutuma abantu barushaho gukora ibyaha bikomeye. Kandi nibakunda cyane ubutunzi biraza kubazana ibibazo bikomeye. Hari umukobwa ejo bundi twakoranye ikiganiro aragira ati nta rukundo rukibaho, hasigaye habaho imibare hakabaho n'amarari. Ati urukundo rero ubundi ni ikiraro, atari ko nta rukundo rukibaho. Nyine nibyo ndi kukubwira. Kenshi ubu ngubu ugiye kureba mu bantu bakora ubukwe arega kandi ni mu ngeri zose.
urukundo, abantu bafite urukundo ni bakeya. Niba abandi nyine muzabona mukabona barabanye bararambanye, ariko ubu ngubu bari ku mibare. Umukobwa aza ari ku mibare, urumva, aza akareba umusore runaka ari ku mibare akavuga ati tu uriya afite inzu, urumva, akabara imibare inzu afite, akavuga ngo iyi nzu tugiye kubana mu minsi mike tuzahita divorce tukayigabana. Hakazamo umuhungu nawe akabara imibare kavuga ngo uriya mugore cyangwa uriya mukobwa afite imitungo tu, ni imibare ntabwo ari urukundo. Ibyo rero ni bya bintu bizatuma abantu barimo kwicana, kuko iyo urumva kumutera ishuka nta kindi bapfuye impano, wasanga yari amafaranga. Aya mafaranga baduhaye, iyi envelope baduhaye, reka tuyitange wenda mu mafaranga twafashe y'ideni. Undi ati oya nanjye ibi ni ibyanjye. Ibyawe se wowe wabikuye he? Se wabihingiye ko by'abantu bamwe? Ariko kubera kutagira urukundo no gushaka umutungo cyane no guhubuka wa mujinya mwinshi, byamuviremo iki? Gushaka kwica umuntu. Rero muri iyi minsi maze iminsi mbwira abakobwa n'abahungu, mbere yo gushaka banza ukunde. Urukumva? Banza ukunde. No mu byamamare mwagiye mubibona, mu byamamare mwabibonye se? Abantu bari kubana umunsi umwe akabyuka batandukanye, ari ibyamamare. Sete kwibaza ahantu turimo kujyana muri iyi minsi n'urubyiruko rurimo kujya bikanyobera. Ariko se wenda tugaruke, urabona nko kuri aba bageni, urumva mu bukwe hari harimo amadeni, kandi mu bintu by'ukuri ntiwakora ubukwe muri kino gihe, ntiwakora ubukwe ngo busiga nta deni. Kandi ideni ntabwo ari ryo kwishyurwa n'umuntu umwe, ntabwo bibaho, ryishyurwa n'urugo. Ideni ni iry'urugo, mwaba mubana, mwaba muri abakobwa n'umuhungu. Nagiye mbibona ahantu henshi cyane, nagiye mbibona ko ubukwe bwagiye busiga abantu amadeni. Ugasanga umuntu asigaye amadeni, nk'imodoka ntiyishyuye, yagira amahirwe muri za envelope no muri ya maturo wenda batuye mu rusengero, yajyamo ukabonamo amafaranga akayifashisha bakishyura ki twa tubazo dusigaye dukemuka. Ariko iyo bitabaye gutyo, iyo mubivuganye gutyo nimubyumvikaneho, havamo urupfu nka ruriya nyine rushingiye kuki? Ku mitungo nawe atazi aho yaturutse no kutumvikana. Ariko ubundi deni mwakabaye mwicara mukavuga ngo ko tugize amahirwe tukabona 200,000 wenda mu envelope badutwerereye hirwa ahubwo yaba ariwo mahirwe abonye kugira ngo yishyure bitamugoye. Ngeze amahirwe wenda kuba ndi kuganira na pasiteri, mu masezerano mujya muduha harimo isezerano rivuga ngo tuzabana ari muzima, tuzabana abyaye atabyaye, uri kumva, ari muzima cyangwa arwaye. Rero ndagira ngo wenda ngaruke nk'aha ngaha, aya masezerano ubundi aba bantu basezeranye bayumvishe cyangwa bapfa kubivuga gusa? Njyewe iyo ni kwigisha abageni iteka ryose ndanabibabwira, ndababwira ni mubanze musoma aya masezerano, muyasome hakiri kare, mubanze muyumve. Iyo ndi kubigisha agenda bibabwira mufate aya masezerano muyasome. Niba mwumva mutazabishobora bukwe mubuvemo, mwe kujya kubeshya abantu, kujya kubeshya imiryango, kujya gutwika amafaranga yanyu, mukodesha imyenda, muvunagurika. Buriya ikintu kimbabaza ntabwo kizi. Ni ikintu kimbabaza ni kimwe n'ukuntu abageni bavunika bakodesha imyenda, bakodesha amasare, barangiza ngo mu byumweru 2, mu kwezi kumwe, ngo mu mezi 5 ngo baratandukanye. Kandi imagine kibiranambabaza. Nge rero amasezerano no mu rusengero ngenda nabibabwiraga buri munsi bataradukingira urusengero, nababwira ngo mwabakobwa mwabahungu, mbere yo kujya kuvuga ngo ubonye fiance, mbere kuvuga ngo ugiye gukora ubukwe, banza umenye umuntu mugiye kubana, banza umumenye, jya iwabo hamenye, banza umumenye, banza umenye imico ye, kuko umuntu uzanye si marayika. Ariko nubwo atari marayika nawe nakugore wazane abadayimoni n'ubushizi bw'isoni, ahubwo mugiye kubaka umuryango. Ubundi ubukwe ni iki? Cyangwa se ubukwe ni iki ubundi? Katubatuye ngo ubukwe ni iki? Ubukwe si ukuza kuryama k'umugabo n'umugore, ahubwo ubukwe ni uguhuza imiryango, ni ukwagura umuryango. Nuvuga ngo umukobwa avuye iwabo,
umuhungu nawe avuye iwabo bagiye gukora umuryango. Uwo muryango bakoze uzabamo abana. Birashoboka ko iwanyu utakuyeho imico mizima ukazana imico wowe udafite. Iyo mico rero wowe ugiye kwiga none aha ngaha mugiye kwigira iwanyu mu muryango, ariko nuzana ibintu byo mibare by'ubusaha by'ubujura ntabwo tuzatunga abantu bameze nka za marine. Nibyo ngibyo wari abantu imiryango imeze nka marine irahari bameze gutyo. Iyo miryango rero iyo ubyariyemo abana ntabwo bazubaka igihugu, ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Turi kuvuga kuri kino kintu mise nibuka niba nakita gakinamico sinzi ukuntu nakita Karumaga na ba Papa Sava kitwa Gatanya. bari mu rukiko bari kwakanya Gatanya, barabunga biranga bigeze kuri finali buri muntu ati ngiye niba mwanze kubana munsubizayo natwereye. Nibayagusubiza ariko ikintu nanone bakagombye kumenya, uri kumva bagiye kubana bakagombye kubana mu rukundo. Kabiri bibuke ko hari abantu batesheje umwanya bakabatesha n'ubutunzi bwabo. Ubundi icyambere burya mbere yuko abantu bajya gutandukana, nje ndibaza ngo umuntu ajya gutandukana n'undi muntu mu cyumweru kimwe cyangwa mu mezi abiri, nashaka we n'imyaka 5. Hari abantu watesheje agaciro, hari abantu watesheje igihe, hari abantu baguhaye amafaranga yawe. Wa mugani nabyo bitagiye mu itegeko bajye batwishyura amafaranga twatwerereye. Byaba byiza cyewe mbona, ariko byatuma hari umukobwa niba twaramutwerereye atugarura amafaranga yacu, umuhungu niba twaramutwerereye nawe atugarura amafaranga yacu. Kuko arega buriya ntabwo bizi, uzi gufata amafaranga yawe 100,000, 200,000, hari n'abatwerera miliyoni. Kuko nk'aba basitari ntabwo bamutwerera 100, batwerera za miliyoni zingahe. Usanga kenshi abasitari cyangwa se abantu bazwi badakoresha n'amafaranga yabo. Ntabwo urugero nigeze gukoresha ubwo bw'umwana w'umukobwa wabaga mu rugo, nta mafaranga njye nakoresheje. Nukuri pe, nubwo nashizeho makeya n'intwererano z'abantu, hanyuma ufata amafaranga y'abantu ujye kuyakiniramo. Abantu bavunitse, abantu bataye umutwe, biriwe noneho bakuri inyuma kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, bataye akazi kabo. Warangiza wowe niba ari prank, baza ari prank baba bakina hari nkuzani ibintu by'imitwe, hanyuma ngo utaye ngo mu gitondo uratandukanye. Watandukanye utabitekerejeho, aba yabitekereje. Basi tubabarire twebwe twiriwe twicaye imbere yawe, abantu b'abagabo, abantu b'abapasitoro, utubwire. Kandi hari ijambo pasiteri ababaza mbere yo gusezerana, arababaza ngo uracyabyemeye? Yego, niyo jambo. Akavuga ngo yego. Hanyuma ujye ubihakana nibura abantu bitahire bigira inzira. Ariko njye nekereza ko aya mafaranga yacu bakwiye kujya batugarurira. Ikindi bakagombye kujya batekereza niba bo ubwabo barahuye bakaganira ku rukundo, bakemezanya ko bagomba kubana, bakagira ubwo babijyana mu miryango, bakagira ubwo babijyana mu bapasiteri, mbese muri make ubundi bakagombye kujya bamanza bakagarura amaso inyuma. Ese koko tubivuga twari dukomeje? Kubera impamvu mbivuze pastor, hari umuntu twigeze kuganira avuga tubundi gushaka umuntu ashaka mu buryo butatu bitewe n'ibintu bitatu. Aravuga ngo icyambere ni irari, icya kabiri ni ugutinya abantu. Gushaka se? Kugira ngo ajye gushaka? Oya, hari abashaka kubwira ari kuko uwo ngo naga bagiye kubaka. Uwo naga bagiye kubaka. Niyo mpamvu zibananira. Uwo naga bagiye kubaka uwo ujye gushaka kubwira ari. Ahubwo buriya nuko abantu batazi ikintu cyitwa ubukwe cyangwa se umuryango. Urumva? Ubundi umuryango ni gahunda y'Imana. Ubwo ngiye muri gospel, ni gahunda y'Imana. Umuryango ni pipiniere y'Imana.
wari wabona ukuntu umuntu ajya kugira ngo ubone ibiti byinshi bikwira ahantu hose hatere, ni pepiniyeri bakora, hanyuma bakabivanamo ari ingemwe bakajya kubitera hirya no hino. Hanyuma buriya urugo cyangwa se ubukwe ni umushinga w'Imana, ni pepiniyeri y'Imana. Iyo pepiniyeri y'Imana ni ukuvuga ngo abantu bakomeze bagire gute, bagwire. Banyura hehe? Bagomba kunyura mu bukwe. wowe ngoboka ugashaka umugore, mugakora umuryango, uwo muryango mukawubyaramo abana mwateganyirije wowe n'umugore wawe, batazababangamira kugira ngo ubuzima bwanyu bubeho n'abana bige. Uranyumva neza? Niba ari babiri, niba ari batatu, enewe simbizi, niba ari 10 byaterwa n'icyo uzaba ufite kizabubakira. Icyo gihe rero wa muryango uzaba ufite intego ya mbere ni ukugira ngo wowe utunge umuryango, wowe ugira umuryango wawe ukomokamo. Urumva neza? Iya kabiri ni ukugira ngo uzibe icyuho, ugire icyuzuzo. Biravuze ngo ntibikwiye ko uyu muntu aba wenyine. Icya gatatu rero aricyo nagisorezeho, Pawulo yaravuze ngo byaba byiza udashatse. Reka mbwira abantu ntimuzashake. Bizaba ari byiza, si byo se? Kudashaka ni byiza, niko Pawulo yavuze. Kudashaka ni byiza. Wa muhungu nabonye abahungu ku ma YouTube bihaye ngo abakobwa bakazana ngo ibyegeranyo by'abakobwa ngo banze gushaka ngo abasitari, si byo? Ngo n'abahungu ngo n'abasore. Rwose mbabwire mwa basore mwe, mwa bakobwa mwe, kudashaka ni byiza ni mu bishobora. Ariko Pawulo yavuze ngo kubwo kwirinda ubusambanyi umuntu wese agira umugabo we n'undi agira umugore we. Urumva? Ariko nubikora wuzuza inshingano za rwa rukundo, kugira ngo uwo wahawe icyuzuzo wuzuze inshingano zo kugira ngo rwa rukundo ruzagere, cyangwa se muzazamukane mugere mu bwami bw'Imana. Urumva neza? Nibyo rero bigize umuryango. Umuryango iyo umaze kubaho rero, buriya iyo umuryango umaze gupfa n'igihugu kirapfa cyane. Igihugu kirapfa. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona abana benshi mu muhanda, ni imiryango iba yamaze kugira gute, kunanirana. Ni imiryango yananiranye. Njye nakoze ubushakashatsi nsanga aba bana mu muhanda abenshi bafite imiryango. Abenshi bafite imiryango. Buriya mu bana 100 babonye wasanga adafite umuryango ari umwe cyangwa ari babiri. Mu bana 100 abandi bafite imiryango. Kandi ubwo nawe suvuga ngo nafite umuryango, afite yakomoka. Arafite ari umuntu atagira inkomoko. Abaho utagira inkomoko? Ntawe rwose. Uyu utagira inkomoko mana, mbivuge subura na Yesu yakomotse ku Mana. Wambajije iyi nkuru, reka mvangemo n'iyindi ntacyo ndagaruka. Nta kibazo. Kanyivange ntacyo, turi mu kiganiro. Nta muntu umwe utagira inkomoko ubaho. Urukumva? Mukanya nawaze ni kubona ibintu bitrendinga ku ma YouTube. Sinkuru ngo abana ngo mizahuke ngo ibikigu. Reka nkubwire, hari abantu babura n'ubusa, nkabona abantu bahura n'amahugu. Wowe uraburana ngo mama pasteur teje ngo yakwirukanye. Yakwirukanye se ahubwo iwanyu bakwirukanye gute? Wahavuye utahubwa iwanyu. Nta muntu umwe utagira inkomoko abaho se. Nibajye wabo. Nibajye wabo. Abantu ku ma YouTube ngo babirukanye ngo mama Theogene ngo ahubwo se babaga heya bakuye heya. Oya banibuke Pastor Theogene ni wabakiriye. Ariko Asiya ntabwo ari wabakiriye. Asiya si wabakiriye. Icyo mumaze munakimenye, munagisobanukirwe rwose ko mama Asiya si wabakiriye. Urukumva neza? Icya kabiri, Pastor Theogene ni wabakiriye, yarapfuye ntawe gihari. Biye kwiba ku ma YouTube rero mujya kuburana ngo mama Asiya ngo yabirukanye. Ahubwo se kankubaze, Papa Theogene yabakuye he? Papa Theogene yabakuye he? Pastor Theogene yabakuye he? Aho yabakuye mwari muturutse he? Nta miryango se mugira? Udafite se afite nyina. Umva akagushuka
umuntu akagushuka ngo ngwino ngo nkwereke ngo ahantu wakura ifaranga kare arakubeshya umunsi umwe 2 bakukoreshe ku binyamakuru 3 bagukoreshe ariko uzime burundu nta no kuzongera kwibuka na kariyeri yawe upfe ahubwo barabana na n'umuntu wari ubazi ko ari abamayibo ko ari abamarine ko ari marine nta n'umuntu wari ubazi bure turaba amasura yabo aramenyekanye ahubwo ubu ngubu mwitege ko nta n'uzongera kubavugisha cyarangiye mugiye kwica kariyeri yanyu uyu mugore nawe rero ndakubise umugabo ishoka ashaka ngo amafaranga yayabonye ubuze kuri ribu habaye amafaranga ara ubwo nagiye gukatirwa imyaka nk'icumi cyangwa 15 simbiza aracyakekwaho icyaha ariko byanga bikunda icyaha cyo yagikoze tukuvuga ibihari realite amafaranga y'amafaranga umugabo we arayariye nagiye kwatanga se yashika nuko yivuzamo none se barungutse mbwira niba bungutse hagati aha barungutse hari ibyaha byitwa guhubuka umuryango ntago bahubuka ahubwo umuryango baricara bagakora icyo bita ikiganiro cyo bita dialogue ikiganiro kimaze kubura mu muryango ibintu byose birapfa iyo umuryango umwe muri bo ashaka ubutunzi bwinshi ibintu byose birapfa hari ijambo uvuze kandi abantu bashaka kuritambukaho ntibaryumve kubaka umuryango ntago ari uguhubuka ntago umuryango bahubuka mu muryango ntago bahubuka ubu ngubu muri iyi minsi abahungu n'umukobwa n'umuhungu basigaye bahurira i Kigali bagahora mu bukwe gusa umwe yabaye fille d'honneur undi yabaye garçon d'honneur bagahura bagahita bacamatanya kwa kundi baba bacamatanye kwa kundi gutyo mu kirori mu bukwe bw'umuntu bari kujugumira ngo babyita kujugumira iyo bari kubyina ya ndirimbo ya jugumira bagenda babyina gutyo bagenda bafatanye gutyo mu maboko urukumva hari igihe bivaho ngaho bakanatahana kuko urugo rukanakomera hari n'abandi gusa bahura gutyo akabona isura gusa agata ayabira agatwara sazi wabo ntazi yakomoka ntazi umuco ntazi character zabo so culture yabo ntago ayizi icyo gihe rero iyo utwaye gutyo ubukwe bukaba umuryango nibakuza umukobwa nuzi wabo nta n'uwaguhaye amakuru y'umukobwa nta n'uwaguhaye amakuru y'umuhungu hanyuma ukayora ukajyana uzahura n'ingorane zikomeye hari umukecuru watabarutse yaragize ati ikintu cya mbere ni amakuru wa mukecuru yego hanyuma n'abasore n'abakobwa kubaka ingo ikintu cya mbere ni amakuru mu kubaka ingo udafite amakuru arega burareka nkubwiza ukuri bantu habagaho nicyo cyitwaga habagaho umuranga se yakoraga iki umuranga yabagaze umukobwa sibyo ko n'iki gihe byarivanze ubu nta n'uwarangira undi muntu wamurangira se gute mukanya ari buze kuba bihweho utazi ikimurimo icyo koza abakobwa b'umutima baracyahari ariko n'abahungu b'umutima baracyahari ariko abenshi ni mani ubutunzi ngobo ntabwo uzi abantu bize kwica hano umumama wabo bamuhoye isambu ibipapuro by'ubutaka ntabwo bazi warabumvise ahangaha dutuye hano haruguru baramwica bari hehe bari mageragere ubusore rwubaza burundu nyina arapfuye bakatiwe burundu bari babiri basigaye isambu bwira biyande turago tujye kuyihingira tureba hanire ako ngo babyara babase baraza barakaba nabo ni bazayitwarira naho sinze ko azabona ibyangombwa ubwo urumva isambu izahera mu kirere isirikire gusa nibwo bungutse ariko iyo bicara se ko nubundi mama wabo yarasigaje amazuba make akipfira ko yaramaze gusaza nashaka be na menshi ubundi byari kuba bibatwaye iki neze reka nkubwire pastor ubizi isaha wenda umutungo w'iwanyu utawugizeho ububasha ukagira ngo umwana we ntazawugeraho ububasha ariko se umutungo n'uw'iki ko ari uw'ababyeyi abantu bashaka banabyumva umutungo n'uw'ababyeyi ndashima na leta ko akwiye iryo tegeko mu bintu ngo kuza ngo kugira gute ngo kuza kubonana ngo umugabane nkande wo uzashaka uwawe nuri umusore niyo mpamvu abantu bigo baburana amahugu kugira ngo runaka ngo yanyirukanye ngo yakwirukanye se yarakubyaye
n'umwana wawe ku mwana ni mama wanyu mwebwe ku mwana ni bene wanyu gute mama Pasiteri Theogene mushaka ko abashobora umwana ni wanyu mujya mu mihanda mutananira iwanyu se yabashobora ate ubundi reka mbivuge yabashobora ate ubundi we yabashobora ate hari iki kintu banihangane bacyumve bananiye iwabo none no kujya mu muhanda none se ubuze mama ubuze papa ubuze nyogokuru ubuze nyokorome ubuze mubyara wawe mama Theogene ko mutavukana yabashoboza iki mwebwe we yabashobora ate ubundi nje umwana wawe arakunanira uwo utabyaye wamushobora wowe wapfa kumushobora utese ni gute wowe ngoboka ni gute natanze inama mu kiganiro nigeze ko ganonye nyitange abarimo bari kubashuka nta bantu b'abagabo nibafate batatu ndafate batatu babatware we yarabafite ngo ari 17 nibafate batatu nibyo icyakoze aba bana reka ntagatekerezo kamwe sinacyo twaturimo nuko bijemo byose nibasubiye mu miryango ahubwo abantu babafashize mu miryango iwabo bige ariko baba mu miryango iwabo be kongera kwirirwa basakuriza kuri tubi ngo umuntu yabirukanye se gute arega wenda sinzi igihe waziye muri Kigali ariko reka tuvuge Kigali yijemo 98 nibwo nakandigiye mu mujyi wa Kigali 93 nayijemo mitansubira ku ishuri 93 nayimazemo igihe gitoya nubwo nayijemo naneje gusura umuntu shangazi nsubira ku ishuri cyo kwiga segonderi 98 rero Kigali nikandagiramo n'ibirenge byanjye ndi umuntu uje gukorera amafaranga nje gukorera amafaranga noneho 98 naje nje gushaka amafaranga yewe ndi umupeti muto ariko gushaka amafaranga. Okay, icyo mbivugiye ni iki nuko hari abantu baje muri Kigali ari batoya izi saha bakaba bubatse imiryango bakabubatse inzu zabo bakabubatse ubuzima bwabo kuko bakuye amaboko mu mifuka none abangaba navuga ngo nabagabo kuko bose nabonye barameze ubwanwa bafite ubwanwa nabonye bose babusokoje babusongoye nabonye ubwanwa bose busongoye bose abandi undafite ndevu so udafite reka nkubaze ngiye naje ndi umupeti urumva none urahubakiye ngiye mfitemo abana mana yanjye batanu n'uwondera wa gatandatu urukumva babiri barangiye segonderi abandi ndatangiye segonderi abandi kwiga primaire ese ubwo urambwira hari umuntu agiye se guteja umutwe ngo andereze nkande andereze gute ndarasitaragorinze bakanyirukana mu nzu nkajya kurara mu gihuru ariko nkabyuka mu gitondo njya gushaka amafaranga nkabona inzu urumva ndasitaragoringa ariko ubuzima bwanjye turabwubaka nta muntu ngiye gutesha iki umutwe no kumubekera ngo yanyirukanye se nkande yarambyaye se ni mama se reka twiganikire ku ntego yacu mu minsi yashize hari abandi bantu nabonye nabo batandukanye ariko batandukana umugabo n'umugore bafite n'umukobwa washatse bafite abuzukuru ibaze kugera ubwo abantu bashakanye bakabyarana 1 2 3 4 5 7 barangiza bakajya gutandukana ariko nibyo nakubwiye nujya kureba uwo muntu ibaze nk'umuntu ufite abuzukuru afite imyaka ingahe nashaka afite 50 umuntu w'imyaka 50 ubundi ukora divorce ujya hehe ko ari ishano ryateye iry'ubu ngubu uzi kibitera nugaruka neza uzasanga ari ubutunzi amasambu bashaka ko bagabana amasambu kanyamara uyu muntu nawe afite imyaka 50 arimo kugabana n'umuntu ufite imyaka 70 baza abantu b'imyaka 70 imyaka 60 imyaka 50 bari gutandukana biteye isoni ibaze umurage basigiye abo bana oya biteye isoni ufite abakwe ubwo nawe urababwiye ngo mwabakwe mwe mwabakazana banje mwe mutandukane nako cyangwa se mwabakobwa banje mwe mutandukane mwabakwe banje mwe dore nanyi mbaye ikitegerezo namwe ni mutandukane nicyo ubukoze nicyo ubigishije ubundi kuko impamvu niba urugo rw'abana banyu runaniwe ntabwo muko azaza kubagisha inama ngo nimutugire inama uko rwubaka gute se ko aribyo nkunda kuvuga kuri YouTube hano abantu birirwa ngo ngiye nigisha abagore ngo wigisha abagore iki utarigishije nawe rwarakunze ibintu utigishije wowe ubwawo ngo wubaka urugo uza kubyigisha abantu gute ko ari umuco wa kiki ubundi
ni gute reka nkubaze umuntu mugane reka ejo bundi barimo kuvuga ngo bari kubwira abantu ngo bige teoloji babone kujya kwigisha mu rusengero ibyo nibyo none se nkubaze ibintu utigishije uraza kubyigisha abantu gute nakaga kuri topic ngo ngiye ngo ndigisha ngo abagore ngo kandi twajya gusanga tugasanga urwawe rwarakunaniye wararusenye urigisha abandi biki ndashoboye ibyakunaniye so uraza kubyigisha abandi ngo babishobore ni gute wakwikoreza inzu wowe udashoboye kwikorera donc bishatse kuvuga ngo urukumva bishatse kuvuga ko umuntu w'umukecuru ungana gutyo ntakwiye gukora divorce kuko urimo kuraga abuzukuru bawe umurage mubi urimo kubigisha umuco mubi ndetse n'abakobwa bawe wabyaye bashatse umaze kubabwira ngo kuko icyo gihe uba utanze kubaka n'urugo nabi niyo umugore umukobwa wawe agakosa gato mu rugo umugabo atamwe ati uruwa nyoko ejo bundi nyoko niyo yasenye nawe ushaka gusenya nicyo uba umwigishije kandi n'abakubona hanze niko bahita babitekereza none se n'abakubona hanze niyo realite nibyo ngibyo ugasanga rero icyo gihe tukubaka igihugu tucyubaka nabi tukubaka igihugu tukijyana ahantu habi tukubaka igihugu tukijyana ahantu hadakwiriye ariko tukubaka umuryango uzubakika neza niyo mpamvu uzasanga abantu barimo kwicana nta kindi bari gupfa kenshi bari gupfa ubutunzi bari gupfa amafaranga nimuzagureba abantu bose bari kwicana bari gupfa ubutunzi n'amafaranga cyangwa kugurisha isambu y'iwanyu cyangwa kugurisha ahandi hawe ahantu tuhagurisha amafaranga ashaka kuyakikana umugabo cyangwa n'umugore urumva abagabo bakikana amafaranga hari n'abagabo abagore nabo bakikana amafaranga hari umugore wigeze gukikana amafaranga w'umugabo w'inshuti yanjye arayaterura kuri banki arayatwara umugabo biruzuye birapakiye ugasanga rero si urukundo ahubwo ni ugushaka ni imibare bimwe twavugaga urabona era etaje ndi kuyireba tu etaje se katari yawe etaje ko ifite nyirayo urarwana n'iki etaje ifite nyirayo ntibavana umururumba mu bintu by'abandi biga gukorera ibyabo bavana umururumba mu by'abandi biga gukorera ibyabo nicyo cya mbere gikwiriye abantu bakwiye no kubanza kumenya bakwiye kubanza kumenya ko umuntu akwiye gukora kugira ngo agere ku ntego y'icyo agira gute ashaka ariko byananiye abantu benshi nicyo rero gikomeye pastor wenda tugana ku musozo ni nk'iki twabwira abagiye kurushinga nibo bambere turaheraho ubwo ni urubyiruko niturangiza turagaruka ku bandi bantu bafitanye amakimbirane mu ngo niyihe nama twabagira tugana ku musozo rero icyambere gikomeye tugana ku musozo icyambere gikomeye nuko abantu bagiye kubaka urugo abahungu n'abakobwa bagomba kubanza kugira tugana ku musozo rero ndabwira abasore n'abakobwa kugira ngo mbere yo gushaka banza ukunde numara gukunda uraza kwakira ukuboko kw'Imana hanyuma abamaze kubaka urugo mwamaze kurwubaka nyine bujya gusenya urugo ubukoze ibara umwe yaravuze ngo uzana umugore ugugu n'igufa warangiza ukazana uri mirabunguri ushobora kuzazana uri mirabunguri rero akakubera akaga ka munani wazanaga wenda utakumva ariko nureba nabi uzazana noneho uzana ibibazo bikomeye uzana n'ibiteye ubwoba birashoboka ko wibwiye ko wowe wirukanye wenda yakubwiraga nabi none uzazana ukuraza hanze kuraza hanze ni uzazana wazazana ukubwiraga nabi uzazana ukuraza hanze cyangwa se uguhondagura ugukubita ni uzazana icyo gihe rero naheza hisi icyiza gumana wa wundi reka iki kiganiro cyaka gisoze rwose gisoreza aha ariko reka nkubwire hari ikintu mbaza ntacyo nta kindi ndi kumva kuko byanga bikunze kuvuga menshi siko kuyamara kandi n'ubundi uzi pastor tuvuga menshi bakumva make nicyo kibabaza ubundi nicyo kibabaza ubundi babaye bumva ibi bintu bakabyumva neza
byabageza kure. Ariko kubera ko abantu batarimo gushaka kumva, niyo mpamvu bari kuzana ibibazo bikomeye ngayo nguko. Imana ibahe umugisha. Turagushimiye ku kiganiro cyiza uduhaye. Reka mvuge ngo Imana y'amahoro ikomeze ibane nawe mukunzi wacu wari udukurikiye nawe. Reka tukubwire ngo Imana ikomeze kukurinda. Shalom shalom.